Imana izabidufashemo izabidufashamo cyane. none se ubona ari njye nawe uwahenze undi ari njye nde? naraguhenze Oya ari njye waguhenze. naraguhenze cyane ni ukuri. Icyaguha byibuze umunsi umwe ukareba ubwiza wambaye, uri igisobanuro cyiza cy'umuntu mwiza. Ni ukuri usa neza, uhora uhumura, imisatsi myiza, kandi rwose ubusembwa ufite njye nta nubwo mbubona nk'ubusembwa, kuko bwatumye njye mpura nawe. Ni ukuri mbibonamo nka karite, kandi rwose ntibikakubangamiye, ntibikagutera ipfunwe na gato, sibyo? Aho uzajya wumva unaniwe mu mutima jya umenya ko mpakubereye mpari. Urakoze. bakunzi ba filime yacu ndetse n'abakunzi ba filime nyarwanda muri rusange, ndongeye bayi ikaze kuri uyu munsi wa none mbabwira ngo ni iby'agaciro, ni ibintu byiza cyane kuba tubana umunsi ku wundi. Wowe twabanye kuva kera kugeza na n'uyu munsi wa none, ese uratekereza ari ibiki bigiye kuba byakurikiraho nyuma y'uko twagiye tubona Alice mu masura menshi cyane, ariko cyane cyane mu sura emotion? Uyu munsi wa none aje kuba yatwereka igisobanuro cyitwa igisobanuro cy'urukundo. Nyuma y'uko twabonye filime Umusore w'umukire, tubona The Homeless Girl ndetse n'izindi zose, uyu munsi wa none Alice atuzaniye filime y'igikurankota yiswe Anisene, filime nziza cyane. Ariko se wowe ubona uyu mukobwa Alice umubona ute, ndetse na Cedric ndetse na Shafi ugiye kuba yahura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko yanze umukobwa mwiza nka Ari, yuko ari umwana ufite ubumuga bwo kutabona? Ariko kuri uyu munsi wa none uwo bari kumwe ko ari icyago se kurusha uwo yarebye akamubonamo nk'umukobwa, akamubonamo nka se ikibi, ko ari we muntu agiye kuba yicuza kuba yarahombye umukobwa mwiza nk'uyu nguyu. My friend, sometimes tujya twicuza, ese kubera iki tuba twakora sometimes to making amakosa tutabishaka? Nk'ubu ngubu hano ngaha urabona uyu muvandimwe wacu witwa Shafi arimo kwicuza, arimo kwicuza cyane pe, arimo kwicuza bikomeye. Shafi umukobwa w'indaya kurusha uwo yari kumwe nawe, amuyuziza kuba ari mubi. Ese wowe uri nka Shafi, cyangwa baguhaye ubonye amahirwe yo kuba wagira inama Shafi wateranye uyu mukobwa wacu, wamugiriye ihe nama nyuma y'uko yamwangiye kuba ari umukobwa w'impumyi, ariko afite umukobwa ushoboye gukora, ariko ibyo ashoboye gukora ntabwo ajya abikoresha, agiye kuba yamufasha ngo bakomeze kubaka urugo rwabo, ahubwo umukobwa we aba yibereye ku bintu bidahesheje Imana agaciro, dore ko ari n'umukobwa ukunda ikintu cyo bita kunwa. Ese wowe urabibona ute? Ese urabona wowe biri buze kuba byagenda gute? Urabona biri buze kuba byarangira gute? Twagiye tubona filime nyinshi cyane zifite inyigisho, ariko kankubwire tujye tureba tuna making sure ibyo tubona kuko niba ari ibyanyabyo. Ese my friend, wowe twagiye tubona ko abantu benshi mwagiye mubona ibintu byinshi, haba muri filime nyarwanda ndetse no muri filime z'ahandi. Tugiye tubona filime nyinshi, haba mu dusobanuye urukundo iteka rukunda gutsinda. Ese wowe urabona bimeze gute? Ndagira mbwiye ngo
ngiye bagiye do ese inkunda zose ni ukuziba iyo usanze umukobwa uko wari umutekereje atari ko umubona, kuko akenshi na kenshi tujya tubona abantu benshi bakundanira kuri izi mbuga nkoranyambaga, bamwe bakabana abandi bikarangira batabanye. Ariko se wowe iyo urebye iyi filime yacu ubona ibintu biba byoroshye kujya mu rukundo? Koko biroroshye cyane, ibintu bikomeye cyane. Rero tubibona nk'ibintu byoroshye, ubundi tukabibona nk'ibintu bikomeye. Ariko se tubwire wowe kuri side yawe, ese ubibona gute? Ubibona nk'ibyoroshye cyangwa ubibona nk'ibintu bikomeye cyane? Mutubwire my friend, mutubwire ese wowe ubibona ute? Ese ubibona ko ari ibintu byoroshye byo kuba wakora cyangwa ni ibintu bikomeye? Tujye tureba inzira zacu, ntitukajye twinjira mu nzira zitari zacu. My friend, ajya mbabwire ngo sometimes tujya twinjira mu bintu bitatureba, ubundi tugakora ibitureba, ariko tukabikora mu buryo butari ubwa nyabwo. Icyo rero icyo nakubwira cyo wowe ni ukukubwira ati ajya witondera ibyo wita urukundo. Rimwe na rimwe aribyo twita urukundo, nyamara atari urukundo, ahubwo ari mu bintu byaba bigiye kuturimbura, atari urukundo rwa nyarwo. Cyo rero nakubwira ko kuba uriho nicyo gishoro cya mbere, kuba uriho nicyo gishoro Imana yaguhaye kugira ngo ubeho koko, ukundwe, ugire ubuzima bwiza wifuza. Icyo rero ntimukajye mubabazwa cyane n'inkundo iteka uzababara niwishora mu rukundo cyane. Ngewe nyita Patrick, ndabakunda cyane. Ciao ciao, make sure subscribe, like, share na comment.